kwari kugira ngo Nehemiya areke kurwanirira ubwoko bwe. Ntibumvaga ko Abayisiraheli bakwiriye kugira amahoro. Ariko Imana Bibiliya ivuga ngo ibyo byose ngo yabitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana ye kwari kuriwe, kuko Imana ntiza yishimira abanyamigambi mibi. Ntiwobona ikintu c'umugisha hanze y'umuryango. N'Imana ije gutanga umugisha, izi gutanga mu muryango, izitoranya abakomeye mu muryango. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kubaha umuryango, akawukorera kandi akawusengera, akawitangira. Igira imbaraga, ntizitinya, kandi iyo igiye kurwana igomba gutahana umuhigo, usanga byakunda. Kandi iratinywa, ntikunda kwegerwa n'izindi nyamaswa kubera imbaraga igira. Nehemiya yarasenze kandi ararwana, aranubaka kandi arubaka. Ni ukuvuga ngo bakwiye kuba gusenga no kurwana no kubaka. Ibyo Nehemiya yarabikoze rwose byombi. Yabanje gusenga, aricara ararira, asenga Imana. Imana imuha izo mbaraga, imuha viziyo, wagere atangiye kubaka. Ariko ba Tobiya na ba Senebarati na ba Geshomu ni abantu bagira imyitwarire mibi. Bagira imyitwarire mibi mu nsengero, bagira imyitwarire mibi mu miryango, bagira imyitwarire muri lokalite, mu bwoko, ugasanga izabo ntibizwi neza. Nabo icyo imigambi mibi zikora kububaha Imana, izibasunikira ku masezerano umwuzure ukaba. Nta migambi mibi yo ku isezerano ry'Imana mu kokora. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite imyumvire mibi ni ukugaruka dabora akakunda Imana, kuko twatangije tubivuga, akakunda n'igihugu, akakunda n'umuryango, ubwoko. Tiwoje hanze y'ubwoko ngo biragoye. None wovuga ngo intare, umuryango w'intare se wotera n'uw'igihumbu. Sonti zokunda ibihumbu bibukwabyo, intare zibukwabyo, n'ibindi bitungwa byinshi byo mu ishamba, kandi bigira imico yabyo yihariye. Ni ukuvuga ngo ariko intare ikiza kiranga ca mbere, tigira ubwoba. Ico ni kimwe, tiza yikanga. Ikindi nanone igira imbaraga. Igira imbaraga. Idubu ni inyamaswa igira imbaraga zikomeye cyane. Izirwana intambara yo ku musozi, ikaba yorwana n'intambara yo mu mazi. Idubu niyo mpamvu mu migisha Yakobo yagiye aha bene abana be, yageze kuri Binyamini aramubwira ngo wowe uri idubu ibyukanye umuhigo. Ibyo biranditse muri Bibiliya, mu migisha ya bene Yakobo. Iyo ni biblike. Senebarati yari umugabo w'indyarya uvuga ibyo atagira. Ico ni kimwe. Noneho Geshomu we yageze yenyegeza urugomo rw'ubugumutsi, kwanga abantu kubera kwanga Abayisiraheli. Propagande. Akaba akagira abadayimoni bo kugumura urubyiruko rwabo kugira ngo bagume bateze umutekano muke ku Bayisiraheli. Naho Tobiya yari yarinjiriye Eliyashibu, aramukoromba. Eliyashibu abikirumira habiri. Ni igitangaza gikomeye, kandi izo ni inyigisho zikomeye ku itayifu. Niyo mpamvu ibyo twari tugarutseho, gukunda igihugu, gukunda ubwoko, ni ikintu c'ingenzi mu bushake bw'Imana. Dushimira Imana aho ibintu byinshi bigeze iwacu. Imana ikora ibitangaza, n'abantu bitangiye ubwoko. Kugeza bugingo ubu, uhereye kuri Noheli kugeza umwaka usoza, twaba twarabonye ukuboko kw'Imana. Turashimira Imana, dushimira n'abantu bitanze, n'ubu bagikomeje kwitanga kubera ishaka ry'ubwoko. Abantu bakaba ubu nyine basinziriye, abantu bakaba amasoko arema, abantu bakaba bahinga.
Yesu Kristo Bwana wangu, una uwezo za kuziondoa dhambi. Haleluya, natakasa roho yangu. Nitolee masamaha, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Tangu sasa wewe Yesu, Mwokozi na rafiki, nimetengwa na shetani, niwe wako siku zote. Nitolee masamaha, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Murakoze cyane. Ko murumva ko inanga hano bimeze neza, twongeye kumwegereza umushumba. Jewe n'umubyeyi wanje fizikuma no mu buryo bw'umwuka, he is my mentor, ni n'umwarimu wanje. Hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro cacu, turi bubatinze kuko niyo programme twafashe y'uyu mwaka mushasha, nta gutinza abantu. Hanyuma tuguhaye kaze mushumba, wegere. Tugiye kubaza utubazo dukeya kandi turihuta kubera impamvu z'iwakati. Ejo bundi mu minsi yashize nabonye uvuga ko ibintu byose Yesu yabirangije. Yego. Kandi natwe hari icyo twokora. Ese Yesu ni ibiki yarangije? Na rya jambo yavuze ngo birarangiye. Ni ibiki byari birangiye? Ibyo yararangije, Yesu yaratsinze icyaha. Bibiliya irabivuga neza ngo yaciriye ibyaha aho iteka mu mubiri we. Yego. Iby'imihango y'idini byari birangiye, iby'amategeko byari birangiye, iby'ubutambyi bw'ubwoko bw'Abayisiraheli byari birangiye. Mu buryo bw'umwuka turi abatambyi b'ubwami bw'Imana, abantu Imana yironkeye ngo bamamaze ishimwe ryayo mu mahanga. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byose, imbaraga za Satani zari zitsinzwe. Donc ibintu byose byari bigoye umwana w'umuntu, bimubangamiye kugira ngo abone ubugingo bw'iteka, Yesu yarabirangije. Nta mwenda yasigayemo. Igisigaye ni iki? Ni ukumwizera. Nahiye amatendo. Wobura amatendo gutemeza wizeye Yesu. Ibyoga ni ukuri kuko nabivuze, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Bibiliya ivuga ngo abari icare mwigisha. Nuko ese kubera ko Bibiliya imwisi ikintu aba ari iki? Ni icyaremwe kiumbe kipya. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Niyo mpamvu kumwizera natwe kuduhesha gutsinda ibyaha. Yego. Aho hantu abantu bahumve kuko hari ukundi bawumva kuko wavuga nuko gahameze. Uhagize umurambi ariko oya, ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icare mwigisha, niko Bibiliya ivuga. Kandi noneho Bibiliya ikavuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Niko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite Kristo ni umutsinzi. Yego. Atsinda ibyaha, agatsinda Satani. Niko Bibiliya ivuga. Ariko biva mu nkomoko yo kumwizera. Hari abantu uvuze ko imibiri yacu ari insengero za Kristo, bihita binsingiriza kandi kabazo. Hari abantu bazavuga ngo bari abahungu ngo uko baratambira uko barabyinira mu mubiri ngo n'abanyamubiri, ngo ntibaha bakora ibintu mu mwuka.
ibyo bintu se niko kuri simbizi uko bazaba bivuga umwuka we iyo yaje muri twe umubiri watereye umwuka umubiri nitereye umwuka noneho igihe umwuka wera kurimo nico gihuza unezerwa ukishima n'igihe intumwa zuzuye umwuka wera shanjema yarabaye ndetse abantu kubera ukuntu baza bavuga n'ukuntu baza bamera abantu babita basinzi kuko urabona abanyantege nke nyine batekereza ko abantu ngo basinze Petero arabahakanira ati n'abanebwe aya masaha ntibaza basinda ko yababwiye byari byemewe kunywa saa 3 niko Petero yabivuze noneho arababwira ati aya si amasaha ahubwo nimusubire mu buhanuzi iri ni isezerano ndetse ababwira ko wa wundi bishe bakamubamba Imana ikamuzura nibo bakoze ibi ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera kurimo umubiri ubatere habaho guhimbaza habaho gusenga no gukora ibindi bikorwa byinshi kuko uba wayoborwa n'umwuka yego hari akabazo naringiye kubaza sinzi ni ariko reka nkabaza gushamburiya biri biblique ushambulizi ni Igiswahili ni gusenya kugaba igitero niyo ushambulizi gushamburiya gasi kinyamurenge si ururimi rw'ikinyamurenge ni gushambulia ni gusenya ameshambulia ngome yasenye ibirindiro z'umwanzi yego ni ukuvuga ngo nimba ari ugusenya Paulo yaravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu turwana mu buryo bw'abantu dufite imbaraga zo gusenya ibihome kandi dusanga nka Gidiyoni ise yari umuntu nyine wagiraga imyitwarire mibi imyitwarire mibi se baramenya ariko yasengaga ibigirwamana iwe akabikora ku mugaragaro byari ibintu z'ibiti bitavuga bitumva ariko nyine bikorompa abantu mu mawazo bakaza kubiyabudu Gidiyoni amaze guhamagarwa Imana iramubwira ngo abanza agenda kure uriya bucafu mu rugo arabusenya bukureho arabusenya abukuraho so gushambura biri biblique ni ugusenya ibigirwamana biranditse hari ukuntu abantu basobanukirwa ibintu mu buryo bumwe n'ubundi ariko ni ugusenya ibigirwamana kandi imbaraga z'Imana nico zishinzwe ni ukunetraliza imbaraga z'umwijima izo mbaraga z'Imana twahawe gutegeka hari ibintu nza mbona abantu bavuga ngo politike ikanisa ngo umuntu uri mu ikanisa ngo ntiyaja mu bintu bya politike ariko iyo dusomye muri Nehemiya dusanga yakoraga iby'umurimo w'Imana kandi agakora n'ibyo kubaka igihugu ndagira ngo use n'uduhaye samari y'ubuzima bwa Nehemiya n'imiterere yiwe nico ashobora kubasobanura kuri twe kuri none ukurikije ibihe turimo kubera ko twavuze ko tugira umwanya mutoya hari ibintu 5 zaranze Nehemiya ni nabyo bikwiye kuranga umuntu wese mu rwego yaba arimo rwabo rwa politike rwaba urw'umuryango rwaba urw'ubukristo ni ibintu 5 nubwo bigiye bigira n'ayandi mashami yabishamikiyeho ariko kimwe co cya mbere Nehemiya yakundaga Imana ico ni kimwe kandi akayizera kandi akayisenga niyo mpamvu no mu isengesho rye yavuze ngo Mana nyir'ijuru ngo yarashatse gutandukanya Imana z'i Babuloni n'Imana yizera ico ni ukuvuga ko uko umuntu yaba ameze kose arasabwa gukunda Imana kandi akayizera akayiringira icya kabiri Nehemiya cyamuranze yakundaga igihugu ubundi Imana yaremye abantu ikabaremera gakondo yabo kandi ikabasaba kuba muri iyo gakondo bakayikunda bakayihimbarizamo Imana bakayiteza imbere Imana yigeze kubwira Dawidi ngo noneho ugize iminsi uhura n'ibibazo bikomeye by'intambara noneho ngiye kukuremera gakondo yawe nzagushingaho nzagutuza
n'ubwoko bwawe habe gakondo yawe bwite mu buryo nta mwanzi uzongera kukuburabuza ku bwa mbere. Nehemiya yakundaga igihugu mu buryo budasanzwe. Kurya umuntu udakunda igihugu aba atakaje byinshi by'ingenzi mu bushake bw'Imana. Umuntu akwiye gukunda igihugu camubyaye, ugakunda igihugu Imana yaremye kukwiriye kukibamo. Kuko ureba Abayisiraheli bagiye bagira iminsi myinshi mu bunyage ariko bagakunda igihugu. Imana nabyo ikabyishimira. Wibuke bari i Babuloni ngo bari baramanitse inanga zabo, abanyamahanga bakabashakaho indirimbo bakanga ngo ntibaririmba, ntibahaye bumva ukuntu bazatura ku mugezi wa Kebare Terabibu, ntibumva ukuntu bazaguma hariya, ntibuhimbaza Imana, ntibugubwa neza, ngo bakaririmba, ngo bagatekereza Isiyoni. ni ukuvuga ngo umuntu udakunda Nehemiya yakundaga igihugu, kandi kubera gukunda igihugu agakunda kubaza amakuru yacu. Icya gatatu Nehemiya yakundaga ubwoko bwabo, yakundaga umuryango wa Isiraheli, akabaza amakuru y'abantu bari i Babuloni, akabaza amakuru y'abantu basigaye n'imibabaro barimo. Nehemiya ntiyageze atuza gukunda ubwoko. Kurya umuntu udakunda ubwoko, umuntu hakananirana mu muryango, hakananirana mu bwoko, n'ibindi abandi bakora ntabikore. Kurya kera bageze baca n'umugani ngo umwana ukungura uko abandi badakungura, ngo yica inyoni itaribwa. ni ukuvuga iki? Nimba uri umuntu uri mu bwoko, ntubusengere, ntubukorere. Bakubwira ngo kora iki, ugakwepa, ukabura muri byo. Habe n'ibindi bintu by'ibikorwa by'Imana kubishobora ntiwobishobora, kuko n'ubukirisitu buhera mu muryango, buhera mu bwoko, imirimo myiza ukora. Nehemiya yakundaga ubwoko bwe, akabuvugira, akabusengera, kandi akabukorera. Icya kane Nehemiya yakundaga gukora inshingano ze yahawe. Nubwo yari mu bunyage ariko yuzuzaga kondisiyo zo gukora neza, agirirwa icyizere. Erega aho waba uri hose ugomba gukora ibyiza, ugomba gukora neza kugira ngo ugirirwe icyizere. Ni muri urwo rwego Nehemiya yagirirwaga icyizere mu bintu byinshi. Mu bwoko bwabo bamugiraga icyizere, no muri biriya bihugu by'abanyamahanga batizera Imana bakamugirira icyizere kubera gukora neza. Icya gatanu ni ukurwanya umwanzi. Nehemiya azi Yerusalemu, yasabye uruhushya arimukata akazi. Hari abantu benshi babifite mu bwoko bitanze muri urwo rwego. Arazi Yerusalemu, akangurira ubwoko bwabo bari bafite imibabaro, barazahajwe n'abanyamahanga. Yemera kurwana intambara y'abariya bagabo ba Senebarati, ba Tobiya, ba Geshomu. Bari abantu b'abarwanyi badasha, abasirikare se cyangwa bari abayobozi b'ako karere, bari barakigaruriye, noneho bakazahaza Abayisiraheli. Noneho ngo bumva amakuru ya Nehemiya ko haje umuntu uje guteza Abayisiraheli imbere no kububakira, batangira kumurwanya. Ariko kubera y'Imana yizera n'ishaka ry'ubwoko, Imana yaramurwaniriye. Bibiri ivuga ko mu minsi 50 gusa n'ibiri yari yujuje inkike n'amarembo, Abayisiraheli baratekana. Niyo mpamvu iri jambo warumbajije, muri iki gihe turimo abantu bakwiye guhaguruka, bagakunda igihugu, bagakunda ubwoko, bakaburwanirira mu masengesho, kandi bagakora imirimo Imana iziha umugisha bene iyo mitekerereze umuntu akora. Kuko nta nabindi by'ubushake bw'Imana wokora hanze y'ubwoko, kuko mu bwoko niho hari insengero, mu bwoko niho hari ibikorwa bigaragara. Iyo rero uriya ndehoro y'ubwoko uba ufite ikibazo, cyangwa mu muryango abantu bananiranye, no kwikosora rwose, kandi Imana ikabagirira neza. Murakoze cyane. Sa n'utubwiyeho karagitere z'aba bagabo ba Tobiya na ba Senebarati. Senebarati yari umugabo w'indyarya uvuga ibyo atagira. Ico ni kimwe. Noneho Geshomu ngo yageze yenyegeza urugomo rw'ubugumutsi,
kwanga abantu kubera kwanga abayisiraheli propagande akagira abadayimoni bo guhumura urubyiruko rwabo kugira ngo bagume bateze umutekano muke ku bayisiraheli. naho Tobiya yari yarinjiriye Eliyashibu aramukoromba, Eliyashibu abikirumira habiri. Ni igitangaza gikomeye kandi izo ni inyigisho zikomeye ku itayifu. Tekereza Tobiya aragenda neza azana umwuka mubi awinjiza muri Eliyashibu. Eliyashibu yari umutambyi mukuru, akaba mwene wabo na Nehemiya, ariko akumva amagambo ya Tobiya akagenda akamena amabanga kuri Tobiya. Nehemiya akibaza ibikorwa bari mu gukora mu kumena amabanga mu banyamahanga, kugeza igihe Nehemiya yagendeye i Babuloni asanga Tobiya yinjiye neza, yinjiye mu nzu z'abatambyi karonona. Bibiliya zivuga ko Nehemiya yamusohoye ngo yeza ibyumba by'abatambyi, zo ni igihe cya kera. Ariko ushobora ngiye kuvuga nuko Eliyashibu nawe yari ikibazo, yari umuyisiraheli ariko akagira uburyarya kuri Nehemiya, akamubwira ko bafatikanije igikorwa. Nimugoroba akaja kwa Tobiya kumubwira amagambo bavuze yo kubaka no kurwanya umwanzi. Tobiya nawe akayashikiriza bariya ba Senebarati na Geshomu n'utundi duhanuzi tw'ibinyoma twaraho, bageza baduheza ifaranga cyo kubwira Nehemiya baze bamufatire mu rusengero. Bigeze kumutuma mu mitingi ngo se babonane. Ni inzandiko z'ibinyoma z'uburyarya zo gushaka kumwica, kwari kugira ngo Nehemiya areke kurwanirira ubwoko bwe. Ntibumvaga ko abayisiraheli bakwiriye kugira amahoro, ariko Imana Bibiliya zivuga ngo ibyo byose ngo yabitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana ye kwari kuriwe, kuko Imana ntiza yishimira abanyamigambi mibi. Dusoza reka tuvuge nko kuri Joshua gatoya, nawe ari mu bantu bagwanye kandi agwana ari umutambyi. Se yari umutambyi, yari umuyobozi w'ubwoko. Imana yamuhamagaye ubwoko buri mu butayu, imuhamagara Mose yapfuye, imuhamagara batagisubiye mu Egiputa, kandi badafite icyerekezo cyo mu gihugu cy'isezerano, kandi batazatura mu butayu. Ariko Imana iramubwira ngo umukozi wanje Mose yapfuye, none wewe haguruka bambukana aba bantu. Kandi Imana iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nabanye nawe. Yoshua yarwanye yambukanye ubwoko. Yoshua agirira ubwoko neza, abagaburira igihugu cyabo, buri wese, buri muryango wose ugira gakondo yawo. Arwanya umwanzi, aramunesha abayisiraheli batura mu gihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu ibyo twari tugarutseho, gukunda igihugu, gukunda ubwoko ni ikintu cy'ingenzi mu bushake bw'Imana. Yego. Ese batobiye ubu twobageranya n'abandi batobiye? Oya, ibyo ni ibisobanuro byawe by'ibitekerezo bitandukanye n'ibyo naje nutekereza. Ariko batobiya na ba Senebarati na ba Geshomu ni abantu bagira imyitwarire mibi, bagira imyitwarire mibi mu nsengero, bagira imyitwarire mibi mu miryango, bagira imyitwarire muri lokalite, mu bwoko, ugasanga ibyabo ntibizwi neza. Nabo hanyuma tugana ku musozo, niki wabwira umuntu ufite imyumvire nk'iya Tobiya na Senebarati? Inama wumubwira icyo imigambi mibi zikora kububaha Imana, izibasunikira ku masezerano umwuzurukaba. Nta migambi mibi yo kuma isezerano ry'Imana mu kokora. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite imyumvire mibi ni ukugaruka dabora akakunda Imana, kuko twatangije tubivuga, akakunda n'igihugu, akakunda n'umuryango, ubwoko. Tiwoje hanze y'ubwoko ngo biragoye ukajahe. Buri kintu cyose, habe n'ibi bitungwa by'inyamaswa bigira imiryango. None wovuga ngo intare, umuryango w'intare se wotera n'uw'igihumbu? Isunti bizokunda. Ibihumbu bibukwabyo, intare zibukwabyo, n'ibindi bitungwa byinshi byo mu ishamba, kandi bigira imico yabyo yihariye. Ni ukuvuga ngo ntiwobona ikintu cy'umugisha hanze y'umuryango. N'Imana ija gutanga umugisha, izi gutanga mu muryango, izitoranya abakomeye mu muryango. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kubaha umuryango, akawukorera kandi akawusengera, akawitangira. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma,
koze ku ntare bituma nibaza ikibazo ni ibihe bintu bitatu biranga intare bibi ibyo ni birebire tuzabivuga ikindi gihe ariko intare ikiza kiranga ca mbere ntigira ubwoba ico ni kimwe tiza yikanga ikindi nanone igira imbaraga idubu ni inyamaswa igira imbaraga zikomeye cyane izirwana intambara yo ku musozi ikaba yorwana n'intambara yo mu mazi idubu niyo mpamvu mu migisha Yakobo yagiye aha bene abana be yageze kuri Binyamini aramubwira ngo wowe uri idubu ibyukanye umuhigo ibyo biranditse muri Bibiliya mu migisha ya bene Yakobo iyo ni biblique yaramubwiye ngo ni idubu idubu izirwana mu buryo bwose bushoboka iyo ni idubu ni Binyamini niko Yakobo yakunda avuga ibyanditse muri Bibiliya yego aramubwira ngo wowe uri idubu Yakobo yaza avuga ibyazi igira imbaraga ntizitinya kandi iyo igiye kurwana igomba gutahana umuhigo usanga byakunda kandi iratinywa ntikunda kwegerwa n'izindi nyamaswa kubera imbaraga igira niko idubu iteye niyo mpamvu uzubona mwa Binyamini haba imbaraga ni idubu uzorebe n'uriya minisitire ku ntaza y'ubuyobozi ibihugu uriya ni umugisha bahawe na se murakoze cyane murakoze cyane ariko hari uwavuze ko igihugu batagisengera ngo bakigwanirire hari uwavuze ko igihugu batagisengera ahubwo ngo bazakigwanirire byombi bazabikora no gusengaga ni ku rugamba Nehemiya yarasenze kandi ararwana aranubaka kandi arubaka ni ukuvuga ngo bakwiye kuba gusenga no kurwana no kubaka ibyo Nehemiya yarabikoze rwose byombi yabanje gusenga aricara ararira asenga Imana imuha izo mbaraga imuha viziyo ngo agere atangiye kubaka umwanzi arahaguruka ararwana Biblia zivuga ngo mkono mmoja ulikuwa ukijenga mwingine kuchukua silaha niko Biblia ivuga ko bimeze sawa nije uvuze ko tugomba gufata isiraha tukagwana urugamba rwaba ari urwo mu mwuka nta bene ururundi nyine rusaba imisi mugani w'abari bene data turagushimiye cyane murakoze cyane sinzi nimba hari message imwe woheza ubwoko muri rusange nuko dushimira Imana aho ibintu byinshi bigeze yego iwacu Imana ikora ibitangaza n'abantu bitangiye ubwoko yego kugeza bugingo ubu uhereye kuri Noheli kugeza umwaka usoza twaba twarabonye ukuboko kw'Imana turashimira Imana dushimira n'abantu bitanze n'ubu bagikomeje kwitanga kubera ishaka ry'ubwoko abantu bakaba ubu nyine basinziriye abantu bakaba amasoko arema abantu bakaba bahinga na biriya bintu byari hariya bigoye biremereye intwaro zari hariya imigambi yari hariya ariko icubahiro n'icimana yakoze biriya bikomeye cyane nibyo turabashimiye niko nza mbabwira mambo ni matatu Mungu moyoni akili kichwani pesa mfukoni amahoro ya Yesu